sishinzi yagiye. Laurence kwirwa kwikara ubusuri itabisha amaguru kwitaba ni ikibazo nikirije no kutanyisha barandi mu gikara kora kuri ari ameze ubwira hari biki kora kuri ari ameza ngaho nyereka abo burya ngaho kora no kuri zana mu ngiri ariko ubwo kaba kikoreshwa ibiki uba ari ameza asate aburi yaheruka guhanagurwa subiza ubu wahanaguye ubizi neza zirahanaguye ubu ndaje ibintu byose nzajya nifata nze nkubwire wazanywe n'iki hano wazanywe n'iki hano ndakumva kutavuga ndimo umubiri waribonye umubiri woroshye cyane kandi shaka barakoze kuntegereza kubera ko ngukunda si ubu nari nde nabona ukuruta baranerese ndabakatira bose barakutese urabakatira nese nari mbizi ko uzaza ubakata 100% se 110%. Shaka urambeshye ntago nkubeshye ikimenyetso cyihese ko nasize ibintu ntabwo bibona bisobanutse oya buriya se nabyita iki ni siporo nyinshi nakoze wanyonga igare nsigaye ndi umusiporutifu ariko nyonga igare cyane naryo njya nshishamo nkarigendaho oya warigenzeho kenshi cyane narabibonye nuko ntari mpari ariko mbwiza ukuri buriya wateswe n'abantu bangana iki sheri ni benshi nase nta n'uwagatima kajya gateraho kibagirwa rukasa sheri ari kugira intoki nziza ntabwo nakwibagirwa sho injijisha intoki zo n'izawe ndabizi ko urazizi kuva mu butoya nari nahahanaguye nuko uwo yari yanshiranye ubwo niyo mpamvu hatanu ubu hano harahanaguye ubu iyi misego irahanaguye mabuja wowe wagiye wumva umuntu wese uwo yarashize kandi narakubwiye ngo uyigure urambwira ngo urampa amafaranga none se urumva byaribuze no kunoga nawe mama yarashize kandi narakubwiye ngo amafaranga nyigure gukira tukavuga uru rugo se ubona rwarabuzemo iki none se muri stock hari igihari ariko uziko ari cyo narindireye ubu omo bayihanaguza ameza nyine ukuntu nabigenzaga nafataga igishupiri ngashyiraho mo nkahanagura narangiza nkazana kandi gatambaro nk'umutsi ukajya ugakuba niyo mpamvu ameza yanjye yabaye gutya ariko ubu aya meza nayagurira hazi izi ntebe aho zivura hazi ngibi wacu ntabwo bihaba none se wigeze umbwira ukuntu ngomba kubigenza none wazanywe n'iki muri uru rugo erega n'ubuzima buba bwaranze ariko mwagiye mwumva ko n'abakozi ari abantu kuki mubafata nk'inyamaswa ariko ntukajye unashogoranya wirirwa unsubiramo ndavuga nawe ukavuga ubu ntabwo uri kureba ko hari amakosa hano nta soni umva nkubwire rero 1 2 3 wavuye kandi ngaruka ahangaha sanga bino bintu byose bisa neza nta soni mvi imbere genda sinkavuge nango ukomeze umpagarara imbere ariko beti nanjye nararushye ubu nanjye mfite abakozi ntago baranterese ariko none se narabakatiraga avuga nzagutegereza mpaka ariko buri myaka igera muri 11 namaze iriya byanze bikunze nari nguhangayikiye yego igihe sinigeze ntereta kubera ko hari nta mwanya wabona ngo mukora amasaha 10 nangahe kuri 10 akazi ka mbere nakoze kubera ko nashakishaga amafaranga
nakoze amasaha 19 ubwo naruhutse angahe naruhutse amasaha 4 yonyine kubera ko nakoraga urugendo rurerure nagera mu rugo nkabanza nkareba uburyo nifata neza ibyo byose nkabikora mu isaha imwe naryamaga amasaha ye Shere ubundi papa bajya basize umuhaye ruswa papa nanavaga mu rugo akenda kurya ngo urava he uzi ukuntu akunda gutukana ngo ugiye Lucas yaje amabere ya nyoko ngo iki akanda bizika gakundaga nanjye yiye gakanuka kera ngo warwane mu mabere nyoko iyo mwaga maze ugasoma mu mabere nyoko ngo uramutse umbeshye umwana ako disi siko databukwe inza kuba mfugitsina nk'icyawe anyway warakoze kuntegereza I love you and I would never stop loving you love tu katubinywere merci chérie katubinywere muzanire kakawayini wazanye nzanira ntaje ariko ubundi amacupa nazanye yose ntabwo nari muri yashira hakoze shefe nubwo tamasagira ngaha uhitana n'isoro ufite ukambwira ngo imodoka iri garage utayimbwiye imbere y'amasaho ya boss bibaho imodoka igira ikibazo ukivuga se impamvu nabikubwiye nari nzi ko bari buyiteho vuba ariko siko byagenze kuko abakanishura bizi baba bafite akazi kenshi babonye iki kibazo ikibazo ni batiri no muri moteri batiri tama nameza bibaye iki batiri zijya zipfa boss moteri yo nabyumva ariko se batiri ziziki batiri hari igihe ishya hari igihe izana umuriro muke nyine batiri zigira ibibazo byinshi jya kwiboneka na ryari ubu tuvugana bari kuyitaho kigaragara isaha ageze amfashe sibyo ndashaka kumumagarira ramutaxime anware ku kazi we noneho aho bayizanira maze gutungana uraza kuza kundeba kazi uze kumufatisha ibyarashi byo ndabyumva ako boss none ako nuza kugira ngo wenda niyo mpamvu imodoka yaje kugira ikibazo ukwezi kundi kwararangiye kuri kurangira kandi nta kintu uri kumfasha ako ntabwo ndi gushinza ko batiri bayigurisha kugira ngo yishyure ntabwo ndi gushinza pe ibyo ndabizi ukwezi kwarangiye ndumva n'ubwa mbere hari kurangiye ntabwo amafaranga yawe ariko nibyo nemaze iminsi birimo saa moya ushobora kubona amafaranga yawe bo tegereza hano bakuzanira icyayi sibyo tegereza bakuzanira icyayi baguha icyayi niko imodoka yabonetse uze kundeba kazi byo okay arebe Sineza urukundo rwanjye neza se se wiyumva ute iyo ureba turi mu Mombasa barumva ari byiza birashimisha kuko nibagirwa byinshi umuntu aba yanyuzemo ariko ntabwo biba byoroshye nari ndimo gucungira bose ruhande rw'ibintu ko agiye ndetse cya boss cyane nacyo kirarondogora kiba kinyaho kikavuga amagambo menshi kandi ntabwo cyakiri ko nanjye mukeneye ese abyivorera ejo bundi yarankuyemo iyo kotse umva cyagiye yarantutse arambaza ngo ni ibiki tuba tuvugana namubwira ati nyine nta bintu byinshi twavuganaga kwa rukunsuza bisanzwe ngakaguhobera kuriya none yanjye nari nzi ko bagiye kunyirukana tuzi igihe kizagera dushyire ukuri hanze bigaragara
sha biragoye kugira ngo tuzashyire ukuri hanze nkiri gukora aka kazi pe kuko yaba mabuja yaba databuja biragoye kubyakira kuko niba nabyumva ntabwo nzi ko bazadushyigikira. ahubwo bari abazaba mbere mu kudukerera pe. ariko tubyizera ariko biragoye. Nta kigoye kirimo. We urabatinya so cyewe boss wanjye nzamutwaza gake azashiduka yabyisanzemo nk'uko njye nawe turi mu rukundo dufitanye imitima yacu iri connect. Nta kibazo gusa nanjye hari imirimo nari ndimo reka nisubiremo nawe ujye mu kazi nawe uje akaza gusanga hari ibintu ntaratunganya. Okay, nta kibazo. Icyambere cyo ujye ukora akazi kawe ariko n'umutima unteraho umenya ko mukunda sibyo. Ndagukunda cyane. Ibindi bindekera. Ugomba kujya wihangana. Hari igihe kera uhura n'abantu nyine batari sawa ariko bagira bagashyira umutima impembero bagatuza. Bazagenda babyumva gusa ngewe ubuzima bwose namaze kubwakira kuko nkurikije imyaka tumaranye naramenyereye pe. Gusa kuba uri mu buzima bwanjye nabyo biranezeza bikanshimisha kuko hari byinshi nirengagiza nyine kubera wowe. We cyambere ni ugutuza kandi ugakora akazi. Imodoka ya boss iri mu igaraje. Akajya kureba ukuntu imeze nanjye nawe najyana ndebe uko umeze kuko mba mukumbuye. Sasa noneho sawa kandi akazi keza. Sawa baby. Njye ndaza ku ishuri n'umugoroba wanjye nari nasabye uruhushya nari nababeshye ko hari ahantu ndi buke. Oui. Christose. Nabimubwiye wanamwihorere. Oya nari nabimubwiye mwihorere. Oya njye ninda ndabahamagara mwikwirirwa muntegereza ndabahamagara ninda. Sawa. Soma amazi warangiza ukayaterekaho kugira ngo ikibazo kiri hese cyambere suko wayazanye. None se wayanyweye? Ninyanywa arajya mu ndayande. Abakozi twaraguha abana ba bose. Se kuki ukunda kumesha rega ko uri umukozi? Bikwanditseho ko uri umukozi? Hari igihe bwakwira utavuze ko uri umukozi? Sawa bibwirwa n'iki se ko watoye yego uragira ngo umeze nkatwe. Ubu si bijumba mpora n'ijya inyama muhora murya. Byibuze ujya wibuka no gutekereza ngo uvuga ati byibuze reka muhe n'inyama imwe kiretse umushi uba ufite gusa. Ngagenda amazi nayabonye sho. Wareka se nanjye nkaba niyicariye mwizi nte. Uranyicara urandi turi gukora iki? Akazi ufite hano? Mani byumba bara ngatube nkubwira nabi sibyo? Ako se wajya uvuga neza kuri ariko sinagare utuma nkubwira nabi. Nk'ubu ngubu urekije hano kore. Nimba nakuwanzaniye amazi nagusabye ikindi gushaka niki? Nahise ubona ko wareka ngo tuganire gatoya. Ngambwira icyo ushaka kumbwira nabi. Barabashyitsi se bari hano nabahe. Kutababajije se wajya ureka basi bwa rimwe sibyo ndagufurira nkagusasira nta kintu nagukorera nkubera umwana mwiza basi wajya ushyiramo n'ubumuntu nyine tukaganira turi kuganira kuki utababajije mama wese yaba yatumye mubaza erega reka mubwire rero wabitumye mena n'amazi muri telefone yawe umva mubwire ntukazajya ukunda kuvuga ngo ntabwo bafite umuryango iki
ntabwo bigenda gute nyine ugomba kumenya uko bagufata nawe ikindi kandi ninde susa kukureba mu gikoni utetse ninde ubari ibiryo watetse ubuse mama wawe inyama yaziguze arazibara none se ubwo urumva nakuraho inyama nkayirya ntabwo yankuramo umuhogo ujye isosi nimba ari isosi nimba ari ukuyirya nimba ari ukuyumva sha hari igihe kigera ukumva nyine inyama warazihaze ubuse wanywa isosi yonyine ubwo ntabwo waba uri gushuka inzoka ngo wariye inyama kandi utaziriye rora nimba mbizi neza namenye ubwenge uri hano sibyo none se ibyo bintu bitangiye vuba se kuva nagera ahangaha ni ubuzima namenyereye none se ko wabimenyereye kubera icyo urimo kukomplaininga none ahangaha uzi se impamvu mbikubwiye waraje ahangaha turakurera mugira gute sibyo wait naraje mugira gute kuva vai hano kuva byagera gute bazana nde bamukuye he bazana nde bamukuye he sinzi ahantu wari gira vuba Akiziritse turabaye kujyana ahangaha Cynthia mukuru wagiye wizi igihe nsinziye ariko nkicara cyane ntabwo ushaka kwicara none se ni byiza ngo niba adahari sikumura nazi mu dubyukanye ese niba utazanagiye aramutse aje agasanga unyicaye hejuru nawe wagira ibintu byose byoroshye ubu ngubu igihe turimo nicyo gutekereza kuri ibyo bintu ushobora gusenyera se ushobora gusenyera mukuru wawe ahubwo turi abavandimwe ntabidanje abana bose barasangira nese wajya kure kandi ubona umuntu hafi nanjye nyine izo kerega mba nzikeneye izi ngizi se kunda ushaka yo gusa ushyira umutima hamwe Claire nabonye agenda yambaye neza ashobora kuba nyine yari afite urugendo rutuma nyine atagaruka vuba abigishwe squeeze nakubeshya squeeze kandi kurusha se Claire abana biwacu twese ariko urabizi ya imende bacuze nimwe rimwe asemva mpanda kwinginze muri nyine twatuntu cyari twari turi kuganira cyangwa swara byibagirwa shaka no kongora kugira ngo nizi nguni zisaro zitabyumva Nari we satuma ko badukeka adukeka se gute ako ujye ubona ukuntu mba meze nk'umuntu tutabana muri iyi nzu mba nigize umuntu sima nshaka no kuvuga izina ryawe hafi azi uko buri ubundi njye ibintu byo gutetana ntajyana nabijyamo ibaze ubwo urumva yatekereza n'akantu na gato kandi uri ibintu byose umuntu agomba kubikorana ubwenge iyo yagiye mba nisanzuye mba numva uri uwanjye utaje kunda mu cyumba se mu cyumba kandi nanone ese wowe ugomba kurasanga ntuhazi
itakomanze singure niba ndi maso cyane ari nabi. Ija narinzi gusinzira. Nagira ngo nyine ubanze umara ibitotsi, hanyuma numara kubimara uze mbese nyine twisanzuye nta kintu na kimwe kigutega. Iyo ubyutse wamaze ibitotsi amaso yawe bari gusa umweru. Anya. Icyo kiranyagiye. Wa undi wera ngo de. N'amata yo mu mutara. Ntiyagiye kubasanga babaye. Abantu rero nyiri umwana. Ni story ndende. Zahimbaza atari ubu ngubu kuko ubu ngubu nyine ntabwo dufite kuganira kuri ibyo. Ni byinshi. Nawe urabizi ibyo ngibyo bihora ari gutya. Kandi utarangira nyine utaranshyiramo neza gutya. Kandi nawe ntabwo woroshye pe. Utuma umutima wanjye utera cyane nkumva ugiye no Oui. Yarega gukunda ntabwo biba byoroshye. Ariko se for sure. Do you love me? Yes. Nk'imwe. Inkimwe iri mu rugo ikamira amata umuryango wose. Sinzi ukuntu bayikunda. Nyine nk'uko nawe nyine uri uwo mu muryango